kw'iby'umurera Yesu nibitanga. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bino Roho Mutagatifu byose bibe bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana mishaka kwemera Roho Mutagatifu, ndagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye, kurengerwa nawe iteka, bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ndakuramutsa Mariya, uje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, bayidusabira turabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana yaturemye mu ishusho ryawe, uturemana urukundo ndetse no gusa nawe ushimwe. Washatse ko uyu munsi wa none biba gutya, ni ukuri Imana ahabwa icyubahiro. Tweretse rero byose bigiye gukorerwa ahangaha, amagambo ari buvugirwa ahangaha, byose tubishyize mu biganza byawe kugira ngo wowe ubiyobora kandi ubigenga kuko ugenga byose. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ku izina ry'Imana Data. Murakoze, mwonje mwicare. Murakoze cyane. Yesu akuzwe. Iteka ryose. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Assalamu alaikum. Musalamu. Ndumva umuntu wari wese tumusuhuje mu itorero rye. Ndagira ngo rero nyakubahwa, nkuko umusangiza w'amagambo wacu musanze turi mu birori, kandi nkuko abivuze, ndagira ngo ugeje uruhanyuma turamukane, ntabwo duherukane. Harashimye iminsi ko kujya kugira Imana abadege. Dutebe. Nyagukomera nk'urutaro gasagamba nk'urwungwanura aho. Ndaho ndetse. Nuko. Kagira Imana. Tumaze iminsi tudaherukana. None ineza yohoraho iradufashije. Amen. Ndagira ngo rero nkuko tubisanganywe muturutse mu ntara y'Uburengerazuba, ntabwo nibeshye, cyangwa y'Amajyaruguru, kubera ko buriya biranateganye. Mukaba muje iwacu hano mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, dufite ibi birori binezereje, certificat y'ububire z'abantu bakuru, nkuko tubisanganywe. Ndagira ngo rero muri ba bakobwa banjye beza bategura neza bakazimanira umushyitsi uturutse kure, kandi ntabwo ugomba kugira icyaka n'ikikabeho. Ndagira ngo rero antebukiye iyo nje mbasanga rwose antebukiye ya kwanza barinda rwose banzi ko tukaguha ku mutsama muragitsirika nubwo cyanze gupfa, ariko ubonze ko mugiye kugitsirika. Ndagira ngo rero atwihutire, turashaka gucunguza uburyo umwe amenya guhora ku ngoma. Natangiye kuryoherwa ntarasoma. Karame mugabo utanyagwa. Turi kumwe. N'ijisho bwaryo ryakubwira. Aha kebuka atari ijisho riragera. Ari ijisho ryakubwira. Ukuri kwibara. Kandi n'amatagira gituruka nabo bana. Mureba se mugabo utanyagwa. Izina ry'Imana ishobora byose. Waremye ijuru n'isi. Kagira mwakire kandi mukikire. Ku buzima bwacu. Urakoze cyane. Ukende mugubwe neza mugabo utanyagwa. Ubundi dushyitike ku birori. Kagira Imana rwose. Igihe kandi uragirira ijambo uraribona, uranarihabwa mugabo utanyagwa ndongozi y'amaboko. Nimushimire uyu mugabo. Atwakiye abashyitsi mu mahamashi rwose n'impundu mwakire. Hasigaye abashyitsi bacu musome mugubwe neza. Nakugira Imana abadege rero. Ndakumva mugabo utanyagwa. Uwo musore avuze ijambo numva rirakomeye. Ninyibutse iki? Umugabo yazize sabito tuba mu muryango, ajya gusura imfura nkamwe nk'uko tuje muri uyu muryango. Biraryoshye. Amezi ya kabiri yumviranurira. Iya gatatu n'ubutumwa bwo ngo dumburi. Baba narangiye. Nakugira Imana abadege ko nanjye ndi mu muryango. Mwanyemereye nkabanza nkabagezaho n'ubutumwa bw'umuryango mbere yo kumeza gusoma muri tekana rwose ko nabwibagirwa. Wajya mu nda n'uwo navuze certificat bakubwiye. Nagira ngo ubashimire bari abantu rwose. Imyaka 314 ndumva afite imyaka 314. Hanyuma
ubwo rero hari undi muntu w'umuzukuruza we n'ubundi buvivi bari batangiye kugira ngo bamuhe amakado, ariko ntinga tukwemerere nyakubahwa, tubwire kagira Imana. ubundi kandi mba uyu munsi nawe ndareba urimo kwirakara, ariko itonde ubwa neza. kagira Imana, kagira Imana. Rero ndakumva tuje n'aba bantu ubona turi kumwe, abagabo b'ibikwerere, abagore b'amajigija, urubyiruko ndetse n'abajene, ibice byose birimo. Dutuze mu muryango wa Maniragaba, inshuti yanyu y'akatasohoka. Muvandimwe inshuti rero, twabonye ubutumire bwanyu ko mufite isabukuru y'abantu bagize imyaka 114. Byanyibukije ko uriya mushiki wa Simiyoni, ngo ntabwo Simiyoni yo kugenda atabonye agakiza. Uriya nawe ategereje Yesu. Nimutageje ibindi bintu. Yesu yaje muri iyi si, nibwo uwo muntu wenda muzamushaka mukamubura agiye mu ijuru, cyangwa se murebera hirya aho ngaho. Hanyuma rero ubutumire twarabonye, ndetse umusaza avuze ati muze kuhagera mu nshuti y'igitaramo. Yewe sha, hari ukuntu yabwira ko nzangeranya kugira Imana Abadege. Uwo musaza agira uko agenda, nagira ngo rero mwakabyara muri rwose njye mvuga rimwe mwumve kabiri. Nushaka gufasha mukecuru kujya mu ijuru? Ntawategutse itariki ni Yesu n'Imana babizi gusa. Ntabwo wategutse itariki rero aho izagera, ikibazo cyo nisezerana afite nka mushiki wa Simiyoni agomba kuzabona Yesu. Ijuru ni ryiza, ariko ikirari kijyayo kiratugora mugabo utanyagwa ntacyo. Ndakugira Imana rero, umusaza mwiza wongere impundu mu zindi uko bisanzwe, ariko kandi ati igitaramo kize kuba gihire. Ntabwo twagenda amaja kandi uwo muco tutawugira, tuvuye mu mfura tugana mu zindi mfura. Umusaza ati igitaramo rero isabukuru ikomeze kuba nziza, kandi uko bifuza ngo haziyongera bityo n'izindi. Iyi kaba intwererano kugira ngo dukomeze twongeranye mu byacu byinshi, dukomeze gusangira ibyiza. Ni ukuri kw'Imana. Urakagira Imana. Niba kumera amashyi. Ariko kandi rero nyakugira Imana Abadege, ndakumva mugabo utanyagwa. Yambwiye ati numara kugera mu gitaramo ndetse ukaza kubona umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'ububu arimo afatana amajwi, umenye ngo igitaramo cyabo cyazaga n'ikijya gucutsa, uze kongera ijambo ryiza cyane, maze amata abyara amavuta. Nyakugira Imana uza kwinyemerera rwose umakanya bageze ijambo ryiza rituma igitaramo rwose noneho ari mahwi 110%. Mbese kagira Imana, ishingiye ko dushaka kugira ngo gahunda zigende neza. Ubundi wari umutaramyi wakadasohoka nkatwe, nakumvaga twagendana. Oya twatarama rwose, ibihe birimo kuba bitoya rwose, nijoro tukarita hanze. Niko reka mbaze umusangiza w'amagambo atagira ngo ndamurogoye. Yego. Hanyuma twumve ko twemerera, hanyuma ampa ijambo. Ngaho burutseho gato. Umusaza agira ati kwibyara gutera kwiza koko. Oya no kwibyara gutera ababyeyi neza. Gutera ababyeyi neza. Nabonye umuhungu rwose ankumbuza umuhungu wanjye Mbarushimana Jean Bosco, Jean Claude akagwira. Undi ubanza ukavuga neza. Oya navuga neza ariko se ugahita batajya kuri imfura nkabindi. Intwererano tukayisuka nayo ugasomaho ubundi. Wabonye umuntu ushikara atarashyikira. N'iki karu baza kubibona. Ndahozaga rwose ubona ibintu ni mawe. Twese bashaka kudushyikira. Tutirimbanda. Hanyuma rero kandi nimwe mufite agakiza rwose. Ni ijambo uza kuvuga umutima wose ukagubwa neza na bose ukabona mama shegere. Reka mwemerere. Kagira mwemerere. Mwenge mwikamara imanzi ebyiri. Iri hari intwererano, iyi ngiyi niyo kujya ngo mbagezeho ijambo nashaka kubabwira. Ryiza cyane ryajye n'uyu munsi mugasanga ni 10 ku 10 ni ukuri kw'Imana. 10 ku 10. Byareba na 12. 5 kuri 5. Oya, ahubwo yuzamura ibijana ku ijana, igihumbi ku gihumbi, miliyoni kuri miliyoni. Kagira Imana. Reka tugutege yombi. Ariko urimo kwihuta. Nuko wihuta umpata. Ariko ubwuzu n'ubwira biragendana n'ibijya bisigana bade. Nuko wihuta umpata naho ubundi n'umuneza n'ubwuzu. Ese njya kugira Imana. Ariko intoki zikamina zigafora umuheto, reka banze nagushimire. Urefura nkasi. Ni mumumpera make. Ubundi urabona uyu araberewe nuko. Ndakukunda cyane. Wafura we ngaho rero komeza, ariko ujya muri gahunda zo gushimira mukecuru
nkuko twari tubirimo n'amasertifika ubundi tujye gufata diplome turambarira ahantu. Ngiye ko ijambo ngiye kuvuga cyatuma mukecuru azaba ari kumwe na Yesu Kristo bari bavuga bati nimutambuke mwagize neza abagize nabi ntuzaba ari hafi ye bazara handi hari ni ukuri kw'Imana. Umuryango w'inshuti yacu azabarinda nyakubahwa abategeye bahagarariye umuryango tuje nk'uko bivuze tuze umuryango wa Maniragaba Aloys inshuti yanyu ndetse nyirago no burayenda bakunda cyane ariko urukundo agira umuryango kuva kera kugeza uyu munsi ntabwo abari igipimo kirupima. Twarashakije ngo turebe icyo hirya y'urukundo turakibura baravuga hirya y'ibyiza byiza gusa ngo ngo ni ibintu byiza. Nyakubyara rero badegeye kagira Imana kagira abantu uteze yombi dutyo tugena muri uyu muryango mu buryo butandukanye uziko nk'uko mwagize amagisabukuru uyu munsi ndetse na za yubire mukadutumira none ubundi bwose busanzwe bw'umuryango wacu yombi akomeza kubana mwaba mwagize urubanza mwashyingiye cyangwa se umuryango wibarutse mukatubwira tukongera impundu mu zindi nta namwe mwigeze muteba kutatubwira. Niyo mpamvu umuryango wongera bahuze ibiganza baguha amashyi akwira icyo kintu. Nyakubahwa rero uburyo kera muri umuryango koko nk'uko bigaragara nk'uko wabisubiyeho twasangiye byose impamvu yose tukayisangira mukadutumira kandi tukabanamo natwe bikagenda bityo. Hanyuma rero Nyakugira Imana mu minsi ishize twari turi mu gitaramo iwacu cy'imihigo turimo tureba uko tuzatora umukandida urubereye ugomba kuyobora u Rwanda. Umukandida wacu rero ni nawe wanyu kandi akaba ari watowe nyakubahwa Paul Kagame intore z'urusha intambwe umuyobozi ubereye u Rwanda. Hanyuma rero turakiganira ko bizagenda tubivuganaho bati bose batindi ku gipfunsi bagira batya dushima Imana. Turatora rero namwe muratora muzi ko twabaye mwabaye aba mbere tukaba ba kabiri uwo mwamutoye mwamutoje n'igice ku ijana tuza tubakurikira twanezerwa. Nyakugira Imana rero turba twishimira iyo nsinzi nibwo twafashe n'indi gahunda turaba n'iby'imihigo twari dufite n'imiryango tubiganiraho turi mu gitaramo rero twumva umutambukanyi w'umusaza Maniragaba nababwiraga arimo aravugana n'umusore asa n'ugana mu cyumba cy'uruganiriro dutebete ko twumva muvugira ngo muza bimeze bite. Umubyeyi ati makabyara ngo rero nabonye muri mu gitaramo nk'umuryango uyu musore akomeza kugenda afite icyifuzo agira ngo igitekerezo cyangwa bagezeho none numvise uko nagaza aho abatetera mukabakenura numvise rwose nanamureka mukamwemerera akaza akakibagezaho iki gitekerezo. Abo twari turi kumwe ariko n'umugabo Nsengimana Fideli yari kumwe n'umugabo Charles batari ko n'ubu icyo gitekerezo ari kizima mwambireka agatambuka. Umusore aratambuka aritakuma nk'intore nyine Yesu twabakamyi ati mwakabyara mwe babyeyi mwangire neza murandera mu burere bwose munjyana mu mashuri ndiga ndetse na kaminuza ndahetuye dore ko yaragira icyiciro gatatu cya kaminuza ariko numva nifuza ko mwashingira umuvumo nanjye nkagira urwanjye rugo nkagira iwanjye sinkomeze kuba ahangaha mu rugo rwa data. Aho gatatu turimo turabiganiraho tubireba nk'abantu bareberera umuryango. Umugabo mwatubwira atanga turebe ko igitekerezo agifite koko niba nyira akagisubiramo buryo umugabo yavuze ijambo akajya akarisubiramo adahindukiraho aba afite igitekerezo gihamye tutikagira Imana. N'umusore rero watenanga nk'iyo aba ari umuntu rwose ubona ko ari mu bintu byiza. Turagenda rero aragera twajya mu gitaramo twumva kandi umusore agarutse ati rwose ko nanjye nawe ugize igitekerezo bagezaho bimeze bite. Tuzitambuka araza ahagana ku maguru yombi yemye rwose ati babyeyi rwose kugira ngo munshingire umuvumo nanjye nubake rwose nanjye mbere umuntu w'umusore kuko ari intera ngezemo tutikagira Imana. Turasohoka tuva mu tugende tumushingira umuvumo
uwo musore rero ntabwo abaye sida tadarashinga arasakaye nimba arusha Imana koko arashinga arasakara amazu turabona gahunda zigenda neza neza ashyiramo na za zindi zigaragiye inzu nini ngo zane gisi harimo ibikoni bashyiramo iyo hariho n'ibiraro ibinara bitunganya naho ubuhunika imyaka ibintu nk'ibi twongere turi mu gitaramo turi ababyeyi mwagiriye neza mushingira umuntu ariko se yari ahantu nzahaba njyenyine bizagenda bite kugeza ryari ati mwese ko nageze ku muvumo wa sogokuruza hagera ku itongo rya sogokuru ndetse nkaba mbone na hano iwacu nanjye bizagenda bite ntimwari ukuntu mu ndema mukafasha ababyeyi ko mutuye mundeberera ndetse mukanyara bose ko nimwe bose nimwe mbikesha mukareba ukuntu mumfasha duti turabyumvise turiganira nk'umuryango duti koko icyo umusore avuga cyumvikana ntabwo yaba wenyine hariya iyo rungu ntabwo yarikira nubwo twamushyize ahagutse ariko ntihabuze irungu akwiye kubona uwo bari kumwe yakwitsambura turakire yasitara atikomera ntabwo navuga byinshi kandi nibwira badegenzi ko abizi mu bupfura bwe azi iryo jambo icyo risobanura nyakugira Imana badegerere kagira Imana turi kumwe ndakumva muteze tuganire n'umuryango abantu bose ndetse tugira ngo harimo abanyagatulika iwacu ni ubwisanzure abashaka kuba abayisilamu kuba tuzuzaga barimo abadivantiste barimo abaprotestani n'abanyagatulika duturage ikintu ubu bagikomeye buri rugo n'amatungo ruhabwa n'umubyeyi ariko umugore witora kandi wo kubaka urugo umuhabwa n'uwiteka batangira noveni abasanya amasengesho y'Amakatolika batangira noveni abandi batangira nibature abandi bayoboka amasengesho yo kwiyiriza abandi bajya mu butayu ubwo Imana rero ivuga yose kandi ikabera yose icyarimwe itubwira ko rwose umugeni wacu waberana n'uwo musore wacu tuzamusanga mu muryango wazabarinda tubihuriza hamwe rero impundu ziburwunge abantu barishima amashya burufaya ati ni Imana ituyoboye koko izatugenda imbere njya kugira Imana rero tumaze kugera kuri iyo ntambwe umuryango waramfashe bampa batigera ugere mu muryango bazabarinda Pasitini ubabwire ko dusaba irembo ry'umuryango tuve tuhagenda ariko babwire turasaba irembo rizasohoka umugeni ndetse bampa n'ibyangombwa ukuntu umugabo agenda turaganira tugenda asize n'akabindi k'isugi bavanye amashyitsi z'umuryango irembo narihawe rwose naryemerewe rihabwa n'umusaza Badege ariko arambwira ati wa muntu irembo rwose urarihawe ariko kandi umwana n'umuryango turagiriye umuryango n'umushumba nikagira Imana nta kibazo napfaga ku gikumbe iryo ngiryo irindi nzarikomeza ndi kumwe n'umuryango maze rero bavanye mu inshuti uyu munsi maze kubona ko umuryango wateranye ndetse kumva ko ari ibintu buryo umunezero n'ibyishimo ndetse bishushanya urukundo nk'urwo Yesu yadukunze ndavuga ati reka nze kubagezaho iryo jambo ry'urukundo ryo kubakunda ndetse nyakugira Imana nkabanje mu muryango uyu munsi Badege nk'uko yavuganye byo gusaba umugeni naherewe irembo ndamukunda cyane abageni bose mugabo ni beza ariko bakagira Imana we yaba irabarusha burandi ku izina ry'Imana ishobora byose bade ukamugiriye neza n'imbere y'Imana mu ijuru nkazavuga nti Badege uyu nguyu mumwifatire isubani kuko ni umuntu w'imfura kandi wangiriye neza bade ndagenzwa muri umuryango rero no gusaba umugeni naherewe irembo irabarusha burandine abageni banyu ni beza ariko yabongonya kubyara ukamugiriye neza mu izina ry'Imana mu ijuru nkazatanga raporo nicyo nzahera mvuga nti Badege Mana rwose uyu muntu ntabwo uburyo bwawe hari kuko si ikitugenza wakabyara we rero ni ikitugenza wabonaga n'amasha kwicaza yombi kuko nawe urabyumva ubutumwa bw'umuryango kandi burakomeye Bade ndakumva utubura ifura kandi rwose ahantu ageze umuryango wanyu n'umugabo mutagawa maze wongere ukorere neza maze nk'umugeni rwose ndimo samira umusore wacu ariko irabarusha ndabarusha Imana mwumve Imana ishobora byose hari ibintu Imana ikora ikanezeza irabarusha ndabarusha Imana Murambine na Jean Claude bakabyara Bade
icyo jambo ryiza umuryango ugutagezaho kuvuga yego maze umunezero ukaba wose n'uriya mukecuru ukazaba uri kumwe na Yesu kutubwira mutaduruwate murakarama muhungu wanjye bite ariko gusa hari amagambo numvishemo meza atatu harimo Maniragaba izina riryoshye Nyirabarusha Namarusha Imana n'irindi jambo uvuze kuko harimo kugaba ikindi ukunda ijuru warivuze inshuro nyinshi cyane turi abagenzi rwose aha turi gucumbitse hari amagambo uvuze yose yabayeho ariko ayo magambo ni mumushimire rwose ni byiza ntabwo twarorera gushimirwa ariko ayo magambo twayavuganye ko tuzayakora ku itariki ya 10 kuwa gatandatu isaa 3 za mu gitondo ubu rero twabyimuye kuko twabonye ko waba wabyihoreye hanyuma dukomeza ubukwe n'igitaramo cya gahunda twakubwiye ntabwo dusubira inyuma iyo umuntu asubira inyuma arahomba ibyo uvuga ibyo ngubwo tuzabijyamo ikindi gihe batajya bakabyara turongera dufata amatariki make batajya mu mushimire mu muhamashyi ibyo avuga nibyo wavuga none byabaye isaa 8 ubwo rero turasubira inyuma se oya ntabwo bibeshya rwose ibyo uvuga nibyo ariko icyo gihe tubivuga wabuze mu kirimi cyo kwa ba Yesu cy'icyarameye kuko hariya ubwo mu ijuru imyaka 1000 ni saa 3 n'ingi wabuze mu kirimi cy'icyarameye cy'Ikinyarwanda n'aya masaha bade n'ukuri kw'Imana kandi mu muhanga bize muri sene imyaka myinshi nabyo ntabwo wabigayika uri imfura rwose Rutembe karabe kabiri ngo tukigukorere ko twari twakubwiye saa 3 none tukaba twagiye mu zindi gahunda wadufashije tugakomeza gushimira uriya mukecuru wacu watubyariye akatubyarira abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi hanyuma izo gahunda zagombaga kuba saa 3 mu Cyarame hari umuntu saa ngahera ubu saa 3 rwose ubirebye neza irageze nokwe mugabutanyago karabe kabiri wade wafashe umwanya uravuga hashira igihe kirekire noneho natwo twagombaga kugusubiza wawuducu none reka nkwereke yego icyo wifuza mu muryango wacu ni ikihe ko ntacyo watuburana mugabutanyago reka nkubwire bade igitabo kinini cyasomwe cyane cyanditswe kandi mu ndimi nyinshi ni Bibiliya kuva ku itangiriro kugera mu byahishwe ni urukundo gusa bavuga ubu ngomba kuvuza nibura nk'ibice bibiri byo mu itangiriro mvuze rwose ubundi uvuze urukundo wamara n'imyaka 3 cyangwa 7 simizi n'ibintu birebire kandi bigasa ikinyeza n'urukundo rero kandi bateke aha n'urukundo n'umubano Imana ibihari aha n'urukundo n'umubano Imana ibihari Wade reka nambabwire uyu mugabo ni umushyitsi muhire n'imbuto turi buyitekanye nayibonye ariko ayo mashyi koko umuntu wemera akanaririmba akagira ati reka twumve uko tubwira urukundo rwo ni byiza turarusanga mwe n'ubundi usanze twateraniye kubera urukundo dukundana urabona ukuntu umuryango wacu useka neza oya rwose kubera kunezero kubera ko ari urukundo namwe turabakunda kandi twabakiriye mugabutanyago ubundi nimwicare mukomeze mugubwe neza mu izina ry'Imana ishobora byose idundira byose d'urukundo cyane nagezwa n'ubundi n'ukore rw'imiryango nk'abambagaza aha ngaha bakabyara rwose nsaba umugeni kugira ngo urukundo rukomegererwamo amashami kandi naho rukomoka buriya nta handi bikomoka ndasaba umugeni rero nasaba irembo kandi mu karima mwakabyara mwe Irabarusha Burandina ku izina ry'Imana ishobora byose uwo mwana iyo tumuvuze turanezerwa tukirirwa neza nta mushyarara rwose uwo mu muryango wo kwanzabarira ku izina ry'Imana ishobora byose maze bakabyara uwo muhungu rero w'umuryango dore aba bose ubu ni abantu bagira iseko yera bakanezerwa bakishima ariko bananiwe gushishaza yombi kubera iyo mpamvu bagira bati watubabare bakabyara ukaduha ukatwemerera umugeni ko n'ubundi waduhaye tukanezerwa tugabire kandi rwose ujye uhora n'abageni kandi ujye n'abo baha wakabyara Irabarusha Burandina turamufite
kuko ntabwo tugiye gukomeza kugora turi gukererwa ariko turamufite ariko urabona hari umuryango noneho mugari bagushyingira kuko haherutse kuza umuntu atubwira ko yogoshewe iwawe muri salo yiwawe. Ntufite salo? Ufite salo rwose? Ariko tumukwereke ukuntu wabidukoze. Nimumugereke rwose bade ndagira ngo ni inyogosho koko ikwiriye. niyegere hafi bade yegere hafi si Faustin yarya Faustin yegera hino hafi asa kubonye akabyibuka urabonye ko ndabyibuka nitwe twakogoshe kuko reba rwose urumva bitameze neza se bategese yambaye ko amafaranga yakoresheje gusa kubera ko yarebye agasanga hano hagiye hasigaho imisatsi y'ibyo bintu aravuga ati uyu mugabo nzamubaza nitubonana none rero barakubona bade Abashyitsi wazanye ko ngaho nyereka mwogoshe gutya. haje badatabe baguka ruku urambuka aba rero ndetse urebe nanjye ubona tutaberewe koko ku izina ry'Imana ishobora byose nawe ngwino kandi rero turasa ariko ziko bishobora kuba ari terebye n'ukuri kose reka mbanze numve ibindi bigezweho rero bisigaye biri muri digitale ntabwo tukibona analogue bigezweho kogosha kuri n'ibigezweho ariko ngewe papa mukuru ngifite ikibazo kuri wa muryango nubwo bashaka umugeni hano iwacu Brandine arahari twamwiye ko ahari ariko ufite ikibazo cyo kuri wa muryango. Ejo bundi kuwa kane uriya mugabo wicaye haruguru ikositimu y'umukara twahuriye mu mujyi ari mu ivatiri nziza cyane y'Benz yafatiye imvura yari ihise amazi yuzuye mu mujyi mu muhanda yanciyeho ankubita ikiziba ku mapantaro niyambaye neza nasirimutse amaze kunyonduza anteye icyondo ahita yigendera. Habera avuga ati basi se umuntu nk'icyondo ameze gute ndewe namuhanagure arigendera gusa ko tutamuha umugeni ariko nanyenuje akanyita gutyo uriya w'ikositimu y'umukara haruguru uriya ni n'umwana buriya wagize ngo ni umugabo kuko banyweye amata y'ishyushyu ariko ibyo bintu yarabimbwiye koko ngo yaguciwe yihuta hari habaye iki yaragiye ku kibuga cy'indege ajyanye umuntu w'umurwayi wari warwaye indwara bashyize mu kato wari ukomotse muri Kongo bamushije ku Gisenyi batitabaye n'uzi gutwara imodoka agenda yihuta yindi bitwane by'ibiguru yanga ko yakwanduza ntego ari gutinda hari uzi yakwanduza twari kuza maze sha ntukajye utuma wanduza abantu ibyo bintu wakoze ujye ubikora utabare ariko nongera abandi bagira uburwayi ubu umuntu nazo tuba twararembye ko atateye imbabazi se basi asaba imbabazi niyo mpamvu namuzanye yihuta umubwira mubwira impamvu ugira biteye maze mwiyumve namuhoberesha ariko wowe ndakubabariye nta kibazo ko mutabashimira abantu ngo birakoze. Turebe umudamu n'umugabo kugira ngo muri ba nyirasenge na nyirarume kugira ngo badufashe niba bari abantu bakwiye umugeni hanyuma batangire bakore gahunda za kigeni za gusaba. bakwiye umugeni nta kibazo. Murakoze koko abantu rwose ndumva baje neza kandi barimo barasaba n'imbabazi y'ibyo bakoze. Ndumva abantu rwose twabaha umugeni ni mushiki wanjye ndabyemeye nta kibazo rwose. Ariko rwose nta magambo yandi menshi
ubwo byemewe ntabwo nari kuba naremeye ko kuguha irembo imanuka inka rikazamuka umugeni ko hajemo n'imbabazi kandi mugabo utanyagwa gukosa si ikosa no gutsimbarara ku ikosa nukuri ubwo rero nta n'amakosa ubu turimo byose ngo pyo byashejwe kubwa neza rero hanyuma usabe urabyemerewe nyakugira Imana rero nagira ngo ugereje mwakire rwose urusabo rukazamurwa maze bakayuma rwose mu kabindi kasugi kamwe nasize runo rusabo. urakoze cyane kagira Imana ndetse wanyemera ku buryo umuco wanyu muzi wakabyarawe akugezaho n'inkwano za mbere n'umukobwa nk'uko nabivuze kandi umukobwa arakobwa abagize inkwano za mbere hanyuma mukanangusha n'izindi ariko za mbere nazigeje nabamufashije ibyo narabikubwiye n'ubundi twemeranya amashyo anganikiye y'amasugi yewe nibongeraho n'izindi kubera umuryango rwose niteguye ibyo bindi turabikora mu kanya ubwo ariko uyu mugabo ni mu muha amashyi uyu mugabo arayakwiye harya iyi nzoga bayiteguye navuze ko ari urusabo naho amazina y'inzoga sinamenya tumenya y'inka uyu mutobe witwa ngukize batajya rwose ko navuze ko ari urusabo wakabyara we kandi burya erega ifashwe n'undi yitwa ingwate iyo ushaka kuyibatize wamaze kuyakira agatorika tunywa gahiye iyi nzoga umenya ari inzoga iryoshye ntabwo tukuvuga inzoga tubitinda kuko ntabwo naza nshakira ukwisha mu mazi byo mu mfura nkawe ariko uzi divayi imininnye neza yego rwose ariko iriya nzoga imininnye neza reka tukwemerere ko tuyemeye ndabona hari n'izindi za zindi wadutwereye harimo n'imitobe harimo n'ubushera abo bose turabagira umuntu burya afite uburenganzira bunywa bukanarya icyo ashaka nk'uko umuntu afite uburenganzira bugira bute ujya mu idini yihitiyemo nuko nituvuga inzoga rero twe wenda ukaba utayinywa ntugire ngo ni ikibazo twe turanabyemererwa n'ubuzima bwacu nta kibazo nagira nageze kurangira birinda Faustin none nkanasanga abadege rwose uze kugoragoza tudasanga nayo ari umutobe imitobe se ufite indazi ntuzazikira ko dushaka nayo ndakumva rero mugabo utanyagwa ngaho komeza nagiraga niba munyemeye nabageze inkwano za mbere nyakugira Imana abadege se nabashumuyera twakwemere inaha ntabwo tubashasha inaha turatanga tukagaba tukagabirwa tukagubwa neza kagira Imana ariko mujye dushyiramo n'ibiganza mushimira imfura uri badege ko n'umwese amenyerwa ko abarusha bose ubona arayoboye rwose bade ndagukunda ku izina ukomeza ariko bade konde wikubise inkonji kandi zaduhera abana injome ayiwe data ni guteze ubigenje gute nguhereje rwose iyo nisa hanyuma nkaza guhetana cyozi cyogeye inka bakabyarawe yimereze sha se aha shushanyije wi hari umugabo wavuze ngo bishoboka bite ko abantu inyoni batanga kubyuka hariya rero twashyizeho kiriya kimenyetso kiri hariya urumva nta muntu ugomba kuba kiryamye mu nkoko zibika cyangwa inyoni zivuga icyo cyo turagisangamo ibyo byikwirirwa bikugora cyane iyicarire hanyuma rero kandi irizatera ihinga ubwatsi ariko kandi ubwatsi ntibujyana akamashini kabukata kugira ngo uze kuramira rwose izo mu ruhongore ariko zikura imfura koko ntabwo naza guzimba n'ubundi gutinda mu mfura mu gasa kandi ntabwo nazi iwawe rwose ngo nze nk'igishakasha no kuri kw'Imana ishobora byose hanyuma rero nyakugira Imana adege uzi ko twajya ku kibuga tugakurungira hanyuma ubu rwose icyo kirakurungiye iteka ryose bakita igiki hari hanase kwibumvira ko iwacu ko bitasaba icyapa yampaye utangira ubyimenyereza reka batinze muri Israel wowe ariko kandi imico yose urayizi hanyuma rero urya nasha maze ugendemo uko mwabikoraga mudahira kera utiha oya uriya musore nigira hafi amaye mpayeje
nuko sha kagera imana ngo kacikaci nyakugira imana abategerero ndakumva. hanyuma niteguye ko umuryango rwose unkosha nkabakorera kandi munkoshe nk'umutunzi ntimunkoshe nk'umworozi cyangwa nta nubwo nk'akigeri nta nubwo nk'iyakaguru nta nubwo asaba umugeni w'ubuntu kuko kitutse kikaye mu muryango wanyu wakabyara ndabateguye rwose niteguye kumwe n'umuryango maze uri umutunzi ibyo ndabyumva cyangwa nizagiriwe kijyambere niyo muri Kongo nubahe umugabo utakijyambere nicyo nshaka kukubaza niza kijyambere nizagira inka oyizo nka nizacu rwose bafite umuco mwiza oya nukuri ko Imana turagiriye kugasona na mutende turagiriye ku Ruyenzi tugariye Kigese na Mibirizi turagiriye Ikiboga wakabyara natwe dafite rwose ubwo niza wa mbese twiringire kuri mu cyiciro cya mbere ntawe uzadukurikirana yaba mu cya mbere bacyambaza bati icyo ntiyumvise hano ntabwo kiba batubahera mu cya gatatu bazamuka ukaba uri mu cya kangahe ndi mu kimeze nk'icyurimo kubera nawe turifu ni icya kane koko rwose ndabona tunazaberagiye sawa rwose nibagwama hanyuma uyu mugabo rero iriya mfura mureba imaze gukora umuhango mwiza wo gusaba umugeni wacu tugomba kumukosha ngira ngo kudusaba irembo turimwemereye tumubwiye ko irembo ryacu rimanuka inka rikazamuka umugeni kandi dufite amarembo abiri iry'inka n'iry'umugeni akabyemera akaba yivugiye n'imbere yanyu ko ari umutunzi ari umworozi natwe nta n'umwe wari gutinyuka kutuzira mu muryango ari umworo ariko ni umutunzi biranagaragara kandi urabona ko n'icyiciro turimo ari nacyo barimo nk'uko nawe ubwe abyivugiye twese turanigirije twambaye neza ndetse Rutembe wafuraho uremera neza yuko inkwano zose wazituzaniye tugende tubaze kuko ni ngombwa ntimwemeza twemeye yuko tumukwa murabyemeye good banabyemeye ariko ari mubashimire bari abantu beza dukwererera bade karame nukuri ko Imana ishobora byose ibyo bavuze byose ndabyubahiriza ndakubwiye ko turagiriye Nyaruteja ya Karama dufite icyo ndetse Kigese na Mibirizi ariko ndagira ngo utaba wibagiwe yego nakubwiye ko muri ayo mashyo hagomba kuba munekamo inka yitwa Rwizihiza Marembo y'Imbaturamugeni izigenda imbere nkubwira ko ugomba kutuzaniramo inka rutabihira amaso zikarama zibariye amanywa iryama hafi y'imyugariro wazizanye zirimo nukuri kose mbese mfite n'umwisi n'amatahira baje bazishoreye uragana kunyemerera bakubwira n'amazina yazo nyakugira Imana ndabizi wawe ntabwo haba amarenza amase ikindi kandi Karame kabi inka zawe uko ndimo kubyumva nanjye nshyize ahantu ku gutwi kandi nkanarebesha amaso yanjye nasanze zitagomba abaveterineri kuko nta burenge zirwaye ngo turajya kwirirwa turi mu ibyo ngibyo bya cyane ntabo rwose ngaho rero zitwereke zizanire n'abatahira hanyuma tubwire amazina yazo ariko se urisabira ariko oya no kuri kw'Imana navuze rwose ko irabarushana barusha Imana barakagwira barakahirwa barakagendana mwana rwose naza kudusuhuza ryari ngo tumenye ibyo ari byo wenda n'izo nkwano turebe ko byagenda ndagutuma se cyangwa musuhuze ntabwo natuma arabutsa ababyeyi mpamwe rwose cyete barabyaye nabi bose bategejwe nabi ko mucura ukuraye cyangwa ukundi ruribuka ko byaye nabi aramutswa nabo aramutswa nabo wese gutabye nabi nibikanaho umuryango wawe ntabwo nabyaye nabi rwose ntibikabeho ni ukuri aguruka kandi kwizera gutera umubyeyi neza akanya kayonga ka musaya shakisha uburyo bwose watuma kuri Jean Claude barusha Imana se rucya ahangaha maze nimunyemera atambukira begera umusuhuzi mwakabyara mwe bashasha
nawe wade karame namwe twaza tukitana hanga siko mutoroshye mahagarara hamurya uyu mwana uraho cyane Marushima Marushima mahagarara aho ngaho Jean Claude uraho neza uturushimana ntacyo ni bamba Rushimana Jean Claude ni uvuga ko bose na uraho Marushima uraho Jean Claude ko tazi ko muraho Marushima bose ni bamba Rushimana rero ni bamba Rushimana ariko kandi uko ndeba asa n'umuntu wabugira ndabona naho agenda asanga kujya reka nze mwikuze nanjye biraje bibyu muraho Marushima uraho Jean Claude aba bantu bose nta Marushimana urimo ariko muraho Marushima Jean Claude muraho rero se byabona abakuba bityo ahirwa abatubonye turwana mu nda urakagira Imana ineza baro ikomeze kuguhinya ukomere nk'urutarema dusagame nk'urwungwanya keza kuzwa amubonye namwibwiye urabona ko afite nervation kwizera ry'Imana ntabwo nakora ma hano kwisabira byabashuka ndati ntabwo bishoboka ndabibona rwose noneho rero wade kwizina ry'Imana ishoro byose uyu musore rero bure yagera seko nziza rwose namenyo y'inono ariko ubu wayabona kubera ko kurandina atageze hano wamba bariye ku izina ry'Imana ugatambutsa burandina hano muri kino gitaramo maze ukareba ukuntu uyu musore rwose ntabwo namukwima mugabo utanya Kezimana ariko ari mumushimira rwose Kezimana ndimana niko rwose abakiri mu rugohero urabizi abana bacu baratojwe ndabizi bari ku rugo rwose batereka amataba niko nimumbwirire burandina uti utuma kunzi yaje yeye ari wa mwana twamenyeye aje munyurarembo we faraje yoga heka we yaje umwiza wariboye yewaberewe no gucunda amata yewaberewe no gutereka yaje umwiza wariboye yanze guca ibikari we yewe yaraherekejwe n'umuryango yaje umwiza wariboye yaje nyamuseka zigashoka we kandi yanga zikarumanga we yaje umwiza wariboye yewe yaje uwariboye we yewe uwariboye indano muraho muherwa nishe musanganizwa bisaba wariboye gasigati mu ijisho gusa rero mwana wanjye nkunda geza kure gira umugabo urabizi neza ko wagize urukundo rw'inturire zarubyaye ukundira abarusha irabarusha Jean Claude uyu munsi rero baje kugusaba n'inkwano bazizanye twemeye rero tudashidikanya ko tumushyingira byimazeyo irabarusha Jean Claude turabyemera uramuzi neza Rutembere karame kabimota mugabo utanyago kagira Imana uhagarariye umuryango udusaba umugeni nguyu rero naguhobere maze tugushyikirize umugabo nguyu burandina irabarusha muherezwa njishe musanganizwa bisaba wariboye agasigati inkongoro y'ijisho gusa ayiwe data nguwo urahoma amakuru ma umva yakugira Imana bade
karabe karabe ku izina ry'Imana ishobora byose urandinda rwose ariko mwamubonye mwakabyara mwamubonye cyane gushaka utanga umwezi shaka ayo mashyi ntabwo yagabana amashyi ko mufite amashyi ameze nk'utugori aturagurika nk'utugori tw'ibimera ubundi muzi ko twageze mu birori bikarishye abasore bazi kureba Imana ishobora byose gira hafi sha maze ntabwo nitwaza n'inyungu nitwaza korode aho rwose ariwe data apfa ko abantu bavuga hari umuntu urya imboga ntazipfusha ubusa ureba korode ni umuhanda muremure oya nanjye ndi umusore nkavugaga mbere ntabwo nahusha burandira ku izina ry'Imana ariwe data wewe korera Ronaldi agufashe nta wundi ufite uburenganzira bwo kugira icyo kubaza abarebera rwose bari kunabarebera mwabibonye irivuga ngo bahaye gasopo basore mwe bahaye gasopo ati kandi rwandina rwose akibira rwa roza ruhumurira igihe cyose ubaha amashyi rwose ubaha amashyi bakoze ibintu byiza cyane mwiza wariboye yawe yaje kibasumba we kubasumbya n'igihagararo mwiza wariboye yawe yakowe indangamirwa y'ingondo yewe gitare gitebeje umukondo mwiza wariboye ziyoni hazaba n'umuhondo abakecuru ikabahaza amasimbo we mwiza wariboye yewe iyo nkuwayinyoye we ntawumurusha gutera neza yaje mwiza wariboye abareba nk'inyambo we yewe inyana iri mu ruhongore yaje mwiza wariboye yewe yaje uw'Imana yasize yewe yaje uw'iminwa y'inziga yaje mwiza wariboye yewe ahesheje ishema umuryango yewe natwe turishimye we yaje mwiza wariboye yewe natwe turishimye we araje umwiza wariboye irukaga n'abakuka n'irukere ntabazanira upfusha mu ndurundu intwari zagize imbere n'imanza ruzigadengera batungane kutuma kikugeza ku mukondo nkikisha umuvumba ntawe nkozi ariko rero musore usobetse ubutwara amaboko rugangaza uramenya umwari umwana wa nyoko bukwe ntazarire ngo ahogore uramumenyera inkanda ikannye neza uramumenyera ishabu rimukwiye uramumenyera ikimuriza ntahogure kandi uramumenyera impamvu y'impano wahawe aho ntundondogoze sinarozwa bakuru bo baranyura umva umva umva
marayikaje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse marayikaje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse uzuza icyansi umusomye yumve yuzuza ikindi musangire nirinda umwaga mu rugo rwanyu maze urukundo rubabera inkingi marayikaje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse marayikaje wisangira uwagukunze nibanira ubudatana dore Imana irabitegetse dore Imana irabitegetse dore Imana irabitegetse dore Imana irabitegetse winuteterubera wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rw'abakubyaye wisangira ingeri yawe gahora n'ubupfura waranaburemanwe uzambera uruhimbi nshuti nzakubera icyansi nunabona haga ntuzigera uturaga iyo ugize aho ujya iyo nakubona ururaho wakunze ukarurinda byose ndukubita amaso nkarukubonamo dushimiriya duhuje yahuje iyo mitima nzarurinda byose icyana kizarubura imvura ninabura
yawezekana kwamba umepitia mambo, tena yawezekana historia yako sio nzuri, lakini jipe moyo, ndivyo Bwana asema. Jipe moyo baba, vumilia mama, kaza mwendo ndugu, Mungu wako anakuja. Imihigo zayiranye ubwo zomvisha zikarurutsa ntabwo zakuye ibirenge zatwaye inkubirane zitamuwe mu ntamuwe zirukaza akaba ari ishagara y'urwakwe ziruca u Rwanda rwumika mutware muzahuzi